namuzanye kuko Yesu yavuze ngo ntabwo nazanywe n'abazima ahubwo nazanywe n'abarwayi. Haleluya, nazanywe n'abarwayi. Anyuri wawe Yesu, anyuri wawe mama, Yesu anyuri wawe wa mugabo we, Yesu anyuri wawe. Rupfu we ntabwo nteye ubwoba, namaze kumenya neza ko ari wowe Yorodani nzakwambuka nigere iwacu, aho ntazongera kubabara ukundi. Ni 078 930 75 20. Kanyibasubiriremo nimero ya MTN 078 930 75 20. Niyo Itekana nk'inaka ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasa kumaro mubabaro. Itekana ngendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasa kumaro mubabaro. Ndasimu musaraba ndashima mwiriwe neza, amahoro Imana abane namwe. Ndabasuje mwese, Uwiteka akomeze abiteho cyane. Hanyuma mbaye ikaze Umuhamya ni Yesu TV, kandi mbaye karibu mwese. Imana ikomeze ibumugisha kandi Imana ikomeze ibagiriye neza. Hanyuma rero muri kumwe nanjye yashire kuri mikro, ariko murabibona ko nari njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Turaje turi umwanya nawe atwibwire tubone uko dukomeza ikiganiro cyacu. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe Imana yongeye kudutegurira kugira ngo tunezerwemo. Ndabizi ko turaza kunezerwa cyane uyu munsi. Ndabizi ko uyu munsi turaza guhaga cyane. Icyo nari nshatse kuvuga, uyu munsi turaza kurya cyane, ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Hanyuma rero munyemerere tumwakire atwibwire. Imana imumugisha mwese cyane. Karibu umukozi w'Imana. murakoze. Amazina yanjye nitwa Ntibaziyaremye Daniel. Yes. Ndi umusore, Yes. ndi umuvugabutumwa, mbarizwa mu itorero rya ADEPR muri Paruwasi ya Kinyinya, ni hano mu mujyi wa Kigali. Yesu aduha umugisha. Daniel, Imana imumugisha mwese cyane, kandi Imana ikomeze imwishimire. Murabibona ko uyu munsi turaza kuhabwa umugisha n'Imana. Hama Daniel rero hano turi ni TV Umuhamya ni Yesu TV. Rero tubaye ikaze na karibu. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, ndifuza ko udusengera Imana tukabona gukomeza. Imana igumugisha mwese cyane. Karibu. Mana yera, Mana isumba byose, turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo ukomeza kugira ubwoko bwawe. Tugushimiye ko warinze abagabo, warinze ababyeyi, warinze abasore, warinze abakobwa, warinze data igihugu cy'u Rwanda wahabaye. Komeza rero dushyireho uburinzi. Tekanya gwa ku ngoma, ubane natwe muri aka kanya, kandi ukomeze uvugane natwe, kandi tukomeze tubone neza yawe. Urakoze. Ubutumwa bwiza bugiye gutambuka kuri channel Umuhamya ni Yesu TV, abazabasha kubwumva cyangwa se abazabasha kubukurikirana bakomeze bagubwe neza, bongera imbaraga mu bugingo. Urakoze, ndagushimiye. Ikiza nuko tuzi yuko uzatujyana iwawe. Urakoze, turagushimiye. Cyubahiro n'icyagushimwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Daniel, urakoze cyane. Imana igumugisha mwinshi. Hanyuma batubwiye yuko usengera Kinyinya, nabonye ko ufite Bibiliya. Ndifuza yuko udusangiza ijambo ry'Imana, Imana ikaza kuduha umugisha twese. Karibu rero, ngwaye ikaze na karibu. Murakoze.
turabashimiye abantu benshi mukunda kudukurikirana hirya no hino. Hari benshi badukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Benshi bajya baza Daniel mu ntoki, ariko turi abantu b'Imana. Yesu nabahe umugisha cyane. Ndasuhuje abapasiteri bayobozi amatorero hirya no hino, barabo tuziranye hirya no hino mu Rwanda, kunda kugenda hirya no hino mu ivugabutumwa. Ndabasuhuje. Hari benshi mu by'ukuri bamwe muri iki gihe bitameze neza bitewe n'uko insengero zabo zitari zafungurwa, ariko ni ukwihangana, mukomeze mwihangane yuko mu gihe kiri imbere bizagenda neza. Yesu nabahe umugisha. Ab'Imana yahamagaye by'ukuri igihe kizagera, bikomeze mbese bicemo kandi Imana ibashyigikire cyane. Hanyuma rero turabashimiye kuko mwaje kumva ubutumwa bwiza. Reka rero dusome turebera hamwe twese ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, maze twumve turusheho kugenda twumva icyo Imana itubwira. Turasoma ijambo rigaragara mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya 19, turasoma umurongo waho wa 9. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka, igice cyaho ni icya 19, umurongo waho wa 9. Reka dusome. Hari umutwe uvuga ngo ibya Zakayo. Reka dusome umurongo wa 9 avuga ngo Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Haleluya. Amen. Imana nibaga umugisha cyane. Muri kumva indirimbo ivuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza ngariko cyane cyane. Haleluya. Amen. Cyane ndashima umwami Yesu. Umwami Yesu yaratubambiwe, kandi umwami Yesu yaradupfiriye, ariko icyatumye apfa cyangwa se icyatumye abambwa ni ukugira ngo twebwe tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Rero Imana nibaha umugisha mwebwe mwitabira kumva ubutumwa bwiza, mu kumva ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Yesu nabakomereza amaboko. Hanyuma rero dusomye ijambo ry'Imana hano rivuga ngo ibya Zakayo. Icyo gihe Yesu ari kubwira abantu ubutumwa bwiza. Bibiliya ivuga ngo iminsi yose yirirwaga mu rusengero, ariko bwakwira akajya ku musozi Elayono, akajya kurara ku musozi abwira abantu ubutumwa bwiza. Hanyuma bwacya abantu bakamusanga mu rusengero ngo bakaza bakamwumva. Hanyuma rero ari kuvuga ubutumwa, yagendaga abwira abantu agira ngo abiyegereze, abikururire kugira ngo bese baze kuri we, kandi agerageze kugira ngo abiyegereze bomatane nawe kugira ngo bazajye mu ijuru. Imana itujye neza cyane. Hanyuma hano yari kubwira abantu bese ubutumwa bwiza. Hanyuma agendana n'abigishwa be ngo bari kugendana, ngo hanyuma ngo abwira abigishwa ati muze tuce i Yeriko. Hanyuma ngo icyo gihe ngo Yesu ageze i Yeriko arahanyura. Imana itujye neza cyane. Yesu agera i Yeriko arahanyura, ngo icyo gihe hari umugabo witwaga Zakayo. Imana itujye neza cyane. Haleluya. Amen. Hanyuma ngo hari umugabo witwaga Zakayo. Uyu Zakayo biravuga ngo ari umukoresha w'ikoro, kandi ngo yari umutunzi. Imana itujye neza cyane. Haleluya. Hari igihe uba ufite iby'isi ariko utari wamenya Yesu, ariko iyo wamaze kumenya Yesu umenya yuko ari utanga amahoro. Haleluya. Niba uri kubyumva, hereza Imana icyubahiro. Uyu hanyuma ngicyo gihe abigishwa be baramuga ati ngwino tugende, ngo baramukurikira. Bamubwiye ngwino tugende, bamaze kumukurikira cyane, hanyuma ngo baragenda ngo bagire ahantu bita Yeriko. Banyuze Yeriko, ngo ariko ngo icyo gihe Zakayo amenya amakuru yuko Yesu ari buhanyure. Reka mbabwire. Haleluya. Mbwira mugenzi ngo umunsi Yesu ari. Imana nibaha umugisha cyane kandi Imana ibakomeze. Nitwa Daniel, ndi umuvugabutumwa muri paruwasi ya Kinyinya muri Adeperi, niho barizwa. Hanyuma Yesu abambika imbaraga cyane, ca bugufi ahantu uri hose, maze ubwira Imana ati Imana nanjye nciye bugufi uyu munsi, ishaka yuko unyura iwanjye, unyura uza ukanyuraho, maze ukampindura umuntu mushya muri wowe. Imana itujye neza cyane. Reka dusenga Imana. Mana yera, Mana isumba byose, Data twese uri mu ijuru, kubw'umutima w'imbabazi ufite nicyo kizatuma useke tutambikira. Uzamurikire cyo mwijima mu gicucu cy'urupfu. Fasha uyu mushiki wacu uciye bugufi, Mana yabonye yaranyuze mu nzira zitarizo, yibwira ko aribwo yabona amahoro, ariko muri ibyo bwabo ku musaraba niho bendera ryacu twabakiriwe twemeye n'isoni zawo.
ngaho rero mana nyagwa kugoma, fasha abanyarwanda, fasha ababyeyi, fasha abagabo, fasha abasore, fasha mana abantu bose ubanyureho uyu munsi kandi bahe guhinduka bashya muri wowe. Ndagushimiye ndabasengeye mana, icyiza nuko twazagera iwawe twese, abantu bose batariho umunkanyari kandi nta n'ikizinga kibariho, amazina yabo azaboneka muri cya gitabo cy'ubugingo. Sengera abo babyeyi baciye bugufi, abakobwa, abasore, abagabo, maze mbabazi zawe zibabonekeho. Abari mu Rwanda n'abari mu mahanga bose ndabasengeye, abari mu Rwanda ku mugani w'Uburayi, bari muri Afurika bari kudukurikirana ndabasengeye, maze imbabazi zawe zibomeho, wahindure kuba bashya. Ndagushimiye kuko uri Imana, icyubahiro ni icyawe, ushimwe mu izina rya Yesu, amen. Ya mukozi Imana arakoze cyane Daniel, Imana imumugisha mwinshi cyane kandi Imana imwongera imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Hanyuma namwe turabashimiye kubana natwe, Imana ibumugisha mwinshi cyane kandi Imana ikomeze ibitewe. Ndabizi ko waba ufite ibyifuzo bitandukanye, Imana ibisubize mu izina rya Yesu. Hanyuma rero turamushimiye cyane kubana natwe, namwe mukomeje mukande kuri share kandi mukomeje muhereze n'abandi ubutumwa kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Murakoze cyane, amore Imana bane namwe, amen. Mana itugiye neza. Hanyuma Zakayo yumva inkuru yuko Yesu agiye kuza kunyura i Yeriko, ariko aratekereza cyane, ese uriya muntu nza numva ukora imirimo n'ibitangaza nanyura aha ngaha agenda abasha kumubona gute? Aleluya, amen. Reka mbabwire, hari igihe kera twaza bateri ko Yesu tuvuga, Yesu turi abana twaya dukunda kuririmba tuvuga ngo Yesu azaza, hanyuma tukaguma ngo Yesu azaza, ariko mu by'ukuri abantu benshi bumva ari igipindi, ariko mu by'ukuri Yesu azaza. Aleluya, Yesu azaza. Hanyuma Zakayo atekereza bati nta kuntu nabasha kumubona kandi ndi mugufi. Aleluya, amen. Dalo nubwo yatekereje gutyo, ariko yatekereje nk'umuntu yuko ari mugufi, ariko ntabwo yarazi kubyo Yesu areba cyangwa n'ukuntu Yesu atekereza. Mana itujye neza cyane, kuko Yesu yarari mu bumana bwe, yarari mu bumana mbese yatekerezaga nka se. Hanyuma rero Yesu we yarazi ukuntu biri bugende. Mana itujye neza cyane, kuko Yesu yiwangu ibyo mvuga simbivuga ku bwanjye, ahubwo mbivuga ku bwa Data wantumye. Haleluya, Mana itujye neza. Hanyuma arareba Zakayo aravuga ati reka nigire inama yo kungende n'uriya kiriya giti cy'umuvumu, ahari noneho naza kuhagera aragira gute, araza kureba hejuru ambone. Hanyuma ngo Zakayo yigira inama yo kurira igiti cy'umuvumu. Haleluya, amen. Yigira inama yo kurira igiti cy'umuvumu, avuga ati ahari araza kumbona. Ngaragenda aracyurira, amaze kucyurira ngo Yesu ahageze ngo abigishwe bamutungira agatoki, baramubwira ati dore wa mukoresha w'ikoro umunyabyaha nguriya, dore nguraho yuriye igiti, dore nguriya yuriye igiti. Ngo Zakayo aravuga ati, ngo Zakayo we yarazi ko Yesu atari mubone, ariko Yesu mu by'ukuri areba kure. Mana itujye neza cyane, amen. Aleluya, ijisho ry'Imana rireba kure. Haleluya. Hanyuma ngo Yesu atabwira Zakayo ati, Zakayo amugira gutya bati ururuka, ururuka vuba, ururuka, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Ngo Zakayo yumvishe gutya ururuka vuba, mwakira anezerewe. Aravuga ati ese umuntu ugiye kurara iwanjye koko? Ko niko zikari umwami w'abami, abo bivuga ko akora imirimo n'ibitangaza, ese arara iwanjye gute? Ariko Yesu ngo Zakayo yururuka, aragenda yururuka vuba, mwakira anezerewe. Ngo bajyana na Yesu, ajyana n'abigishwa be. Ngo bamaze kugenda, ngo nuko abantu benshi babibonye ngo barabyivovotera, baravuga ngo mbese uriya muntu koko yifatanya n'abanyabyaha? Uriya muntu koko ese agendana n'abanyabyaha gute? Ariko ntago bari bazi icyo Yesu ntago buryo umuzima ari ukenera muganga, ahubwo umurwayi ni ukenera muganga. Mana itujye neza cyane. Hanyuma ngo Zakayo ngajyana Yesu mujyana abigishwe ngo agende iwe, ngo abatekereshereze ibyo kurya, baranywa bararya baranywa.
ngo Yesu ngo munsi Zakayo arihana ndetse abwira Yesu bati databuja dore umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye ibye ndabimuriha mbikubye kane. ngo Yesu abonye urya Zakayo yihanye avuga ati uyu munsi nawe agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe ubaye umwana Aburahamu, kuko icyazanye umwana w'umuntu ari ukugira ngo abantu bose bahabwe agakiza agarure intama zose zazimiye. Imana nitugeneza cyane, hereza Imana icyubahiro. Imana nitugeneza Imana icyo ahantu uri wa mubyeyi we, Yesu yaje kugushaka, yewe muko Yesu yaje kugushaka. Imana nitugeneza cyane. Muri ndirimbo ngo yaje kunyiza gifite inkovu nyinshi z'amahwa n'izicumu n'izimbereri mpimbaza urukundo rwe ntari mwisayo y'injya. Aleluya. Afata arazayura ntari mu mwijima ukomeye none aramurikira. Aleluya. Hereza Imana icyubahiro. No Yesu yaje gushaka wa mubyeyi we. Yesu yemeye guta 99 aza kugushaka. We Yesu yaje gushaka. Yesu ageze kwa Zakayo ngo Zakayo aca bugufi. Yesu abonye uburyo Zakayo aciye bugufi avuga ngo nukuri umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye Zakayo niwe bivuze ngo ndawuha abakene kandi umuntu wese nambuye igendeye muri hamwe kubye kandi. Mana nitugeneza cyane. Kubana babwire neza kubana na Yesu ni byiza cyane, ni by'agaciro kuba ufite Yesu muri wowe. Mana nitugeneza cyane. Tunga Yesu mu buzima bwawe wa mubyeyi we, nta kintu uzakina. Aleluya. Mana nitugeneza. Tunga Yesu, gira Yesu mu buzima bwawe wa musore wa mukobwa we, gira Yesu. Mana nitugeneza. Uwo munsi Zakayo ise hindurwa amateka no haba umwana w'Imana, ariko uziko hari igihe umuntu aba mu gihe ugasanga mu by'ukuri abadayimoni baramukubiranyije bagasanga bamwihebesha kubera iki ntago aramenya Yesu. Ariko iyo wamenye Yesu ugenda ufite amahoro muri wowe. Mana nitugeneza cyane. Imbabazi z'Imana zijyana nawe iteka ryose. Mana nitugeneza cyane. Tunga Yesu muri wowe. Zakayo amaze kubona Yesu ngo ubuzima burahinduka, ngo uwo munsi Yesu agera iwe. Mana nitugeneza cyane. Mama Yesu agera iwawe, wa mubyeyi we Yesu agera iwawe, ye wa mugabo Yesu agera iwawe, nahagera ibintu birahinduka. Aratanga agakiza ku mugabo wawe, itabi ryaramukoroneje, ubusinzi bwaramutwaye, ariko Yesu nagera iwawe aratanga agakiza. Mana nitugeneza cyane. Reka mbabweho Yesu ari urugo abantu babana bari amahoro. Mana nitugeneza cyane. Uravuga ngo nukuri ngo byarananiranye, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu urakunurira ukemuka. Mana nitugeneza cyane. Hari igihe abantu bajya bampamagara mbwatire mukozima ngo twabonye imbere ya kuri YouTube ariko se badufashe gusenga ngo none se ngo bizagenda gute ngo twebwe ngo mu rugo ngo tuzabona ubyaro gute kube ngwino uje ngwino kwa data urebe kuno none Yesu nugeri kwa Yesu ibintu byose birakemwa. Ngwino kwa Yesu nibwo uri bubone mbese kuko nta mporo umunyabyaha ntayo. Mana nitugeneza cyane. Ndaza kubaha nimero yanjye muzampamagare mbese tufatanye gusenga. Imana ibagire neza. Reka mbabwire iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese abe muri Yesu, kuko ibintu biri hanze ahangaha Satani arabaga nta kinya, ariko umuntu uri muri Yesu agenda avuga ngo hari muri ibyo Rwanda naho ndiyo naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka Yesu amibyo nyena byose namaho. Haleluya. Naho ndiho naho napfa ziko nkundwa n'Uwiteka. Niba ukundwa n'Imana nicyo kintu cyane, ariko uziko reka mbabwire uziko umuntu agira ubutunzi bwinshi ari ugasanga amahoro yarayabuze. Zakayo yarafite ubutunzi kubera ko uyu munsi yabonaga ubutunzi abukuraga mu byaha. Reka mbabwire ukuntu umuntu atunga ubutunzi ariko bwaravuye mu byaha. Kubera iki? Bundi Zakayo agira ngo mbese Bibiliya bavuga ari umukoresha w'ikoro kandi ari umutunzi. Umukoresha w'ikoro muri iki gihe wamugereranya n'umuntu ukora muri Rwanda Revenue. Yarajya gusoresha nimba yakugeraho kugusoresha uri umucuruzi, yakugera akagusoresha nimba ari kugusoresha 5 akagusoresha 10. Bityo akomeza kugwiza ubutunzi bwinshi ariko abukuye mu byaha.
urumva amaze kumukura mu byaha rero bituma Imana ibimwihishe. Buriya iyo uri kure y'Imana Imana iba yakwihishe, mbese iba yabaye nk'uyakwihishe, ariko iyo uyiyeretse kwati reka nze nyisange Imana, ni ukuri Imana irakwiyereka muri byose, mbese ikabana nawe. Zakayo aza kumenya yuko Yesu ahari, aza kumenya yuko Yesu agiye kunyura i Yeriko. Haleluya! Yeriko ari umurwa w'abambuzi, Yeriko ari umurwa w'indaya, Yeriko ari umurwa w'ubusinzi, ariko Yesu arahanyura abonamo Zakayo. Baranitugeneza cyane aramurokora. Uyu munsi nawe Yesu akurokora ahantu uri. Mama, kuba wakwambara ubusa sibyo bituma abantu bakubona neza, kuba wakwisiga ibiki byose sibyo batuma abantu bakwishima, ahubwo ngwino kwa Yesu. Mani tugeneza cyane, kuko nta muhoro y'umunyabyaha nawe. Mani tugeneza. Hari ukuntu usanga ngo njya mu bapfumu nyine ngo nibwo urugo rwanjye ruzubakwa. No. Kare. Imana niyo yubaka urugo ikarukomeza. Mama, ngwino kwa Yesu. Mani tugeneza cyane, ngwino kwa Yesu. Yesu ni utanga amahoro mu rugo. Mani tugeneza cyane, ngwino kwa Yesu. Yesu ni utanga amahoro. Gihe kimwe nigeze ngana n'umubyeyi umwe, ariko mbwira ku muryo yagiye ku mupfumu amuha amafaranga menshi cyane. Amuha amafaranga menshi cyane ngo rwose ngo none ngo amaze kumuha amafaranga umupfumu amafaranga kwaka nta ayeri yose ntimuciririkaho. Reka da upfa kuhita uyamuha yose ngamuhiba barya inkoko, kakanu kaba ku nkoko muraka. Banyarwanda ni yemwe bakristo ni muhumuke. Ngamuhiba barya inkoko sha. Kakanu kaba ku nkoko ngakajya agenda gakenyerero hano ngo nkazabona urubyaro, ariko urumva badi ariko kambe mama babarya kajyaga urubyaro koko. Ibyo ni ubuyobe bwa Satani. Ntabwo kumusanga umuntu rwose bati ngo kugira ngo nyine urugo rwawe ruzubake ngo nkwerekane nzakujyana, hanyuma bagutuntu uzajya turyamisha umutware wawe ngazajya kwita sheri. No. Ubwo ni ubuyobe bwa Satani. Imana niyo yubaka urugo ikaruko. Ngwino kwa Yesu akubakira, ngwino tugufashe gusenga Yesu akubakira urugo. Duhamagare, ngwino tugufashe gusenga Yesu akubakira urugo wa mubyeyi. Mani tugeneza cyane, ngwino tugufashe gusenga. Wori kurikirana ubutumwa bwiza ku Muhamya TV. Umuhamya ni Yesu TV. Ngwino tugufashe maze Yesu atanga amahoro iwawe. Mani tugeneza cyane. Igihe ni igihe cyo kugira ngo umenye Yesu, tunga Yesu muri wowe. Yesu ageze kwa Zakayo ibintu hinduka umwana w'Imana, amahoro araboneka, mbese abaho neza. Reka mbabwira hari ahantu ubutunzi bukora, ariko hari n'ahantu budakora. Mani tugeneza cyane, ntago ubutunzi bwaguha amahoro, ntago amafaranga yaguha amahoro mama, ntago amafaranga yagukiza uburwayi, ntago amafaranga yatanga urubyaro, ntago amafaranga yakubakira urugo. Reka da Yesu niyo ukora ibyo byose. Yesu niwe ukuraho ibyananiranye byose. Mani tugeneza cyane, tunga Yesu muri wowe. Yesu roho yamaze kumwakira muri nzakunda indirimbo ya 74 ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Hayiwe numara kumwemera umukiza uhamye ngo yumaze kumwemera hari ibintu ugomba kureka we. Ntabwo ukigenemishiye n'amahanga, ntabwo ukitukana ku musozi, ntubu ukiheheta, ntubu ukivuga amanjwe. Reka da ntabwo ukibeshya bati ngende umukristo. Ndimbo ijana n'umunani ngo ngende umukristo nzahora ndiwe. Yesu aguhindura mushya, ukaba mushya muri Kristo, ukagira ubwa mfite iki ndi mu munyenga. Mana nitugeneza cyane. Reka mbabwire buriya amahoro atangwa n'Imana. Mana tugeneza cyane, ngwino kwa Yesu. Ngiye gufasha gusenga mu kanya, maze uyu munsi Yesu agushyigikire. Yesu ageze kwa Zakayo ibintu byarahindutse. Uwo munsi urugo rugenda neza, amahoro araboneka, mbese ibintu bye byaranze birori. Nawe ngwino kwa Yesu, gira Yesu anyuri wawe uyu munsi kuri itariki ya mbere mama. Yesu nanyuri wawe. Mani tugeneza, Yesu nanyuri wawe. Yesu nanyuri wawe wa mugabo we, urava mu bibi. Mani tugeneza cyane, Yesu anyuri wawe. Hari ukuntu usanga navuga ngo nyine ngo se n'umukozi y'Imana ngo se munareka itabi koko ngo byazava kubera iki? Ngwino kwa Yesu. Urumva Yesu ni ukuraho ibintu byose, kandi Yesu avuga ngo nta cyaha kitaza, ngo abantu bose bazabarirwa ibyaha bakoze. Nta cyaha, ngwino kwa Yesu akubabara ibyaha byose n'ibicumuro. Yesu aracyagutegera ibiganza. Niyo byaha ijambo ry'Imana rivuga ngo nta ibyaha byatukura tukutuku irabihindura bise na shere. Mana itugeneza cyane, ngwino kwa Yesu aracyagutegera ibiganza.
ngwino kwa Yesu. Yesu arakoze ibyaha, mbese Zakayo arakoze ibyaha byinshi, ariko Yesu arahagera amukiza ibyaha byose bikurwaho, maze ahinduka umwana w'Imana. Yesu yigeretseho ibyaha byacu kugira ngo twese tubashe kubamburwa, babasha kumutera imisumari, bamutera ikamba ry'amahwa kugira ngo twese tubashe kubaho. Nawe ngwino Yesu, kwa Yesu haracyagutegeye ibiganza, aracyagufitiye imbabazi niba tugiye gusenga Imana. Ese muri iki gihe uhagaze gute? Imana yikurebye neza ikubona gute? Ariko Yesu aracyagukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Ngwino kwa Yesu, ngwino nk'uko Zakayo yabonye Yesu habona amahoro, nawe Yesu yiteguye kuguha amahoro. Mana itujye neza cyane, ngiye gufasha gusenga. Mana itujye neza, ngiye gufasha gusenga, ngiye gufasha gusenga. Muri iki gihe uri mu biki? Ese ibyo uvuga bihesha Imana icyubahiro? Ese imigendera wihesha Imana icyubahiro mama? Ye wa mukobwa we, mbese ibyo ukora bihesha Imana icyubahiro? Urara kuri WhatsApp uri amafoto urukoza soni. Ibyo ntabwo Imana ibishaka, ahubwo Yesu yiteguye kuguha agakiza, akavugure kukwambika ingofero agakiza. Mana itujye neza cyane, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu hakwambika agakiza cyane nk'ingofero. Ngwino kwa Yesu mama, Yesu nukubakira urugakaruko, ngwino kwa Yesu. Ye wa mugabo we, ngwino kwa Yesu, ngwino Yesu akunyureho. Yesu yiteguye kukwakira. Mana itujye neza cyane, tugiye gusenga. Imana ni kwambika imbaraga. Wamamagara kuri nimero yanjye kanze nyibabwire mbere yuko bakubasengera, hanyuma biremewe kuduhamagara tukabafasha gusenga ndetse no kubagira inama, byose biremewe. Nimero yanjye ya MTN